Zainiki Property Rwanda gena ishyamba aha turi ni Kibagabaga hafi n'ibitaro tubazana inzu nziza cyane, inzu ifite ibyumba 5 ikagira dushe na toilette 6 ikagira ubuso 367. Ni inzu nziza cyane, inzu ifite kara nziza, inzu ituye muri quartier nziza cyane. Muze mbatembereza inzu yacu rero iri ku giciro cya miliyoni 400 ariko harimo n'ibiganiro. Muze dutemberane inzu yacu mbere kubwiza ifite. Karibu rero muze dutemberane inzu yacu iduhereye hanze, ifite utujaride twiza, iri muri quartier nziza cyane, quartier ituwe n'amazu meza cyane. Karibu muze dutemberane. Parking uko nabibabwiye ni parking nziza cyane kandi nini, ijyamo imodoka zirenze 3, ifite akajaride keza, hanze ni heza cyane. Dukomezanye no mu nzu mbere. Kacu keza cyane, akabariko keza. Karibu muri salo. Salo yacu rero twagezemo ni salo nziza cyane, salo nini yisanzuye, ifite udutara twiza, ikagira ahantu hanini cyane, ahantu wahashyira stand ya televiziyo n'ibindi bintu bitandukanye. Dukomeze mbereke no muri salo manje. Karibu rero muri salo manje yacu, ni salo manje yacu nziza kandi nini, ifite udutara twiza, irisanzuye, ni nini cyane ku buryo utashobora kubona uko uri kubyibonera. Yegeranye n'igikoni nacyo muze nyibereke. Karibu. Igikoni cyacu rero mwakigezemo mwabibonye ko ari kinini cyane, kirisanzuye, gifite utubati twinshi kandi twiza, ahantu wakwiyicarira n'akameni sahamanje nako mwakabonye, gafite n'udutebe. Ikindi kandi dufite gas cooker yacu, tukagira n'utubati twiza cyane. Ni igikoni cyiza cyane uko uri kubyibonera. Kwibona ni stock yacu ushobora gushyiramo ibintu, yegeranye n'igikoni cyacu. N'iki gikoni cyacu karana agastock. Muze mbereke no mu byumba ukuntu hameze. Ibyumba byacu rero, hejuru hari ibyumba 4, hasi hari ikindi cyumba. Dukomeze mbereke, ariko mbere yaho duhere kuri toilette na douche by'abashyitsi byegeranye no muri salo. Byegeranye na salo twabyita iby'abashyitsi, ni akadushe keza kisanzuye. Dukomeze mbereke n'ahandi. Icyumba cyacu cyo hasi ni icyumba cyiza cyane. Icyumba cyacu kirisanzuye, ni kinini cyane. Ikindi kandi hari amagarderobe meza cyane nk'uko urimo kuyabona. Ikindi cyumba cyacu gifite dushe na toilette, ni iyi ngiyi. Ni dushe nziza, isa neza, ifite agakara keza. Ikindi kandi harimo udukoresho twiza cyane. Ngiye kurebana ibindi byumba 4 biri hejuru n'amadushe n'amatoilette yabyo. Esikariye yacu rero atugeza ku byumba byacu 4 biri hejuru, uko nabibabwiye tukiri hasi. Muze mbereke master room yacu. Karibu cyane muri master room yacu. Ni icyumba cyiza cyane, kinini, gifite amatara meza, kirisanzuye. Ikindi kandi gifite na garderobe nini nk'uko uri kwibona. Ni garderobe nziza yisanzuye cyane, ni nini, ushobora kubikamo imyenda, ibintu byinshi cyane wayibonye. Ikindi kandi icyumba cyacu gifite akabariko kacu hano hanze, ushobora gushyiraho udutebe twawe
ukiyicarira uri kumva akayaga, ikindi uri kureba view ya Kibagabaga yose. Dukomeze. Karibu cyane muze mbereke dushe na toilette yacu ya master room. Master room yacu rero ifite n'ahandi hantu ushobora kubika ibintu byawe, gifite garderobe, ikindi kandi nawe ushobora kuhashyira kandi kabati k'inkweto, ibyo washaka. Karibu muri dushe na toilette. Wow, wow, nk'uko uri kubyibonera rero, ni dushe nziza cyane, ifite jacuzzi nziza cyane, ifite kara nziza, ifite udukoresho twiza, ni nziza, ifite na miruwari. Twakomeje. Ibyumba byacu dufite ibyumba bibiri bisangiye dushe na toilette. Dore kuri iki ngiki ni icyumba cyiza cyane, icyumba kinini cyisanzuye, icyumba gifite amagarderobe meza cyane nk'uko urimo kuyabona. Ni garderobe nziza ushobora kubikaho imyenda yawe, ikindi kandi gifite n'akabariko hanze. Wakabonye ko ifite bariko hanze nziza cyane. Dukomeze mbereke n'ahandi. Tugiye kureba dushe na toilette yacu. Karibu muri dushe na toilette yacu. Urabibona ko ari dushe nziza, ifite udukoresho twiza, isa neza cyane, ifite amamiruwari. Twakomeje. Aha ni icyumba, dufite ikindi cyumba gisangiye dushe na toilette n'iki ngiki. Dukomeze no mu kindi. Icyumba cyacu cya nyuma cya gatanu cyo ni icyumba kinini cyane cyisanzuye, gifite garderobe nziza, gifite amatara meza, ikindi kandi icyumba cyacu nacyo gifite barco hanze. Gifite barco nini cyane yisanzuye, ushobora gushyira udutebe twawe naho uri kwirebera akaviyu ka Kibagabaga. Dukomeze mbereke no muri dushe na toilette. Icyumba cyacu wabibonye ko gifite n'indi garderobe ku ruhande. Twakomeje na dushe na toilette. Ni nziza cyane, isa neza, irisanzuye, ifite n'udukoresho twiza. Mwayiboneye ko ari inzu nziza cyane. Ni inzu ifite ibyumba bitanu, ikagira dushe enye n'indi y'abashyitsi. Ni inzu iri ku giciro cya $400,000, ariko harimo n'ibiganiro. Karibu rero.